turasenze ngo ineza yawe yuzure hano hantu mwami w'abantu, maze wunamure abahetamye, maze uhanagura amarira y'abarira, maze usure ubuzima bwabo nyaguhora ku ngoma, ubabwire kuri Imana, ubabwire kutabeshya. Gira icyo ukora cyongere kimumenyeshe kuri ukuri, gira icyo ukora wongere umumenyeshe ko imigambi yawe idakuka, imigambi yawe idakurwaho. Mwigize imbere mu kukwizera mwami w'abantu. Twese uratuzi n'ikigero cyaho turi n'ikigero cyaho duhagaze. Harimo abakambakamba, harimo abaje bakabakaba, harimo abaje byo gupfa kuza, harimo abaje buzuye ishyaka no kukwizera. Twese uratuzi kandi nta muntu n'umwe usubiza inyuma. Turasenze mwami w'abami ngo kugira neza kwawe kwisuke mu buzima bw'abana bawe. Kore ku maso ye akubone, kore ku matwi ye akumve, kore ku mutima we hatwikururwe, kugira ngo akwizere, kugira ngo agushakane umwete, kugira ngo ntagukureho amaso. Ntuwemere ko hari uwo muri twebwe wamiranwa, akamiranwa n'imibabaro, akarengerwa n'iby'isi, agaheranwa nabyo nyaguhora ku ngoma, maze agasaza adashohoje icyo wamuremeye. Ntuwemere ko hari uheranwa n'agahinda, ntuwemere ko hari uheranwa no gushoberwa nyaguhora ku ngoma. Ineza yawe wasezeranye, ubutabazi bwawe butabura kuboneka mu minsi y'amakuba n'ibyago, reka ubusuke ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Uko wagendereye abantu mu cyumba cyo hejuru, uko bari 120, ndahamya ko harimo abakwizeye, ndahamya ko harimo abuzuye ubwoba, ndahamya ko abibazaga ngo ubu dutegereje iki, ariko ntibizakubujije kubuzura bose. Turasenze mwami ngo kuri iki gicaniro cy'abarinzi ku nkike utugirire neza. Reka buri muhungu wazanye ahure n'imbaraga zawe, reka buri mukobwa wazanye ijuru rimukingukire, reka batakuzi bakomenyere hano hantu nyaguhora ku ngoma, reka amaso ahumya ahumuke, reka amatwi atumva ibyawe yumve, reka imitima itwikiriwe itwikururwe mwami w'abantu, kuko uriho, kuko utabeshya. Ukenera amaboko y'abana b'abantu gusohoza ibyo uvuga. Urihagije, uri umunyembaraga. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, nta muntu n'umwe wigeze ubeshya, nta muntu n'umwe wabwiye ikintu ntiwagikora. Nibizagaragara ko bitashoboka wagiye ubisohoza. Ntabwo wabeshye Abrahamu, ntabwo wabeshye Nowa. Waramubwiye ngo imvura izagwa, batarabona imvura muri icyo gihugu. Mubwira kubaka ubwato bimeze nk'ibihuha, bimeze nk'ubupfapfa mu bigihe cye, ariko warabikoze mwami w'abantu. Wasezeranyije Abrahamu urubyaro rutabarika, warabikoze. Uyu munsi turamwitirirwa, bihumbi n'ibihumbagiza biri mu rubyaro rwa Abrahamu mu kwizera hirya no hino mu isi. Uri uwo kwizerwa. Waramubwiye ngo ntabwo ari Ishimayeli ngo nzaguha urubyaro muri mukecuru Sara. Ntibizakubujije kubikora. Mu mafuti yabo n'amanyanga yabo no kunanirwa no gucogora, ntibizakubujije kubikora. Wabwiye Dawidi ngo uzamuha urubyaro rwe ruzahora ku ngoma. Urabikora mwami w'abantu. Salomo agucumuyeho, wibuka isezerano wagiranye na se. Uri Imana y'amasezerano. Niyo twebwe dufailinze, niyo twebwe bitunaniye, urakomeza ukizerwa. Gira umuhungu wegura kubw'imbabazi zawe, gira umukobwa wegura kubw'imbabazi zawe. Iby'urugendo ntabicire hagati, ibyo yaremewe ntibigarukire hagati. Ntaheranwe n'ibyaha, ntaheranwe n'akaga, ntaheranwe n'ibihendo by'umwanzi. Ahubwo mwami w'abami, usohoza icyo wagambiriye ujya kumurema, usohoza icyo wagambiriye ujya kumuha agakiza, usohoza icyo wagambiriye ujya kutuzana hano hantu, ugisohoza Uwiteka Mana Nyiringabo kubw'imbabazi zawe. Igisha amaboko yacu kurasana, igisha amaboko yacu kurwana. Reka mbasabe twongere dusengere ikintu kimwe. Iri jambo ry'Imana riba mu Byahishuwe 12 umurongo wa 11 riravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama, banesha Satani, banesha umwanzi, bamuneshesha ijambo ryo guhamya kwabo cyangwa ijambo ryo guhamya kwacu. Ngo ni ijambo ry'Imana ryahindutse ubuzima bwacu, ryahindutse ikiri ku rurimi rwacu, ryahindutse kiri mu bitekerezo byacu. Barangije bamuneshesha no kudatinyisha amagara yabo. Reka masome nk'uko havuga ngo nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa.
Haleluya. Reka mbasabe dusenge kugira ngo tumere uko. Inshuro nyinshi tuzi gusengera mu maraso ya Yesu, tuzi kuyatwikiriza ibyacu n'abacu, tuzi kwirukanisha umwanzi, yewe n'ijambo ryo guhamya kwacu bamwe turagerageza, ijambo ry'Imana rigwiriye rigenda rigwirira mu mitima yacu, rikaduhindukira ibyo tuvuga, rikaduhindukira uburyo tureba ibintu, tugenda turyemera rihindura ibitekerezo byacu. Ariko intwaro ya gatatu mbona igenda urushaho kugirwa n'abantu bake, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuvuga ngo igihe cyose ugifite ikintu utinya nicyo Satani akoresha kugira ngo akubashe. Haleluya. Ariko iyo warekuye byose agera igihe akabura icyo agukangisha. Umuntu atakaza icyo afite, ariko iyo twabirekuriye mu biganza bya Yesu ntacyo natakaza kuko ntacyo mba mfite, nta n'icyo yankangisha kuko ababizi neza ko yakubwira se ngo iki, ngo nupfakara nturi buramye Imana, nutabyara nturi buramye Imana, nutinda gutabarwa ahantu nturi bukorera Imana, ntabona icyo agutsindisha. Ndagira ngo munyemerere se twahagurukaho gatoya, niba utarwaye umugongo, niba utananiwe, reka dusenge. Ndakwinginze ubigire ibyawe. Ntushobora kuba umwigishwa wa Yesu umwaka 2, 3, 5, 10 udafite intwaro ya gatatu. Haleluya. Udafite intwaro yo kudatinyisha amagara yawe. Byenda kumera nko kuba ikihebe, sinzi uko nabivuga, ariko ndavuga mu isi y'umwuka. Haleluya. Ku buryo nta kintu na kimwe Satani yagukangisha ngo use nugabanukirwa aho wari ugeze, ukumvira Imana aho wari ugeze, mu kumukurikira aho wari ugeze, mu kumuhamya, ku buryo atabona ikintu na kimwe yagukangisha. Haleluya. Intumwa za Yesu niko zari zimeze. Iyo mpamvu zarinze zigera mu rupfu zitagabanukiwe. Kuva bakwambara imbaraga ku munsi wa Pentekote bagiye batyo kugeza bapfuye bamwe bashize, kugeza Yohana tumubona ashaje hariya mu byahishuwe, nuko babaye ubuzima bwabo bwose. Ubuzima bwa Gikristo bundi nuko bumera. Haleluya. Ubuzima bwo gutinyatinya, bwo kurirarira, ibyo umuntu bicamo mu myaka ibanza twese turahaca kandi turabyemerewe. Nk'uko umwana utamubwira ngo ikorere toni cyangwa ukorere jerekani ya litiro 20, kuko utabibwira umwana yemerewe kuba umwana. Ariko mu buzima bwa Gikristo ntago twagenewe guhera mu bwana. Mu nyumve inshuti z'Imana, ntago twagenewe guhera ahantu hamwe. Yesu yaravuze ngo itorero rye, yavugaga wowe nanjye, itorero rye azaryubaka ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntashobora kuribasha. Yavuga itorero ni wowe nanjye, yari yizeye imbaraga ze zikorera muri twebwe. Ntushobora kuba ingabo y'umwami imyaka ukagenda urangiza utageze kuri ino ntwara ya gatatu yo kudatinyisha amagara yawe. Haleluya. Iyo tutayitunze Satani ababizi neza ko nubura akazi gatoya uzahita ucogora. Niki gitumye abana b'Imana benshi bakompromisinga? N'ubwoba bw'ubuzima. Arareba agashyira ku munzana akavuga ati ntibyakunda, akemera agakompromisinga aho gatoya. Buri kanyoma twinjije mu buzima bwacu umwanzi aragaprofita, kandi ntushobora kwirukana Satani ufite ibye muri wowe. Iyo dusabye Imana imbabazi iratubabarira, buri cyaha cyose Imana irakibabarira. Ariko mu isi yo mu mwuka dutakaza uburemere, dutakaza imbaraga, kandi Satani ntadutinya, kandi ntitwaba ingabo zikorera Imana nk'uko bikwiriye. Kugira ngo rero ubashe kudakompromisinga nuko nta kintu na kimwe kiba kigukanga. Uravuga uti natunga ntatunga, si kubivuga biguhindukira ubuzima. Ntunze Imana ishimwe, ariko ntatunze ndakomeje ntagabanukiye habe napa. Nabawe abanjye batabawe ibyo mbasabira Imana nishimwe, ariko bitinze no kuboneka. Haleluya. Niki cyatumye bari abasore badatinya ngo bapfukamira ikigirwamana? Gupfa bitera ubwoba. Turabizi turimo mu misi yo kwibuka genocide. Gupfa noneho wishwe bitera ubwoba, nta muntu bidakanga. Ariko noneho bibaze kuvuga bati itanura turyongeyemo umuriro, ndetse baba handi mahirwe yo kwihakana Imana. Niba ariko navuga umwami aravuga ati ngira ngo ntibabyumvise neza ko ari ibintu byo kunamira ikigirwamana. Basubiramo amatangazo babivuga ukuntu bimeze, barongera barabibabwira. Abasore baravuga ngo turabizi neza ko Imana yacu ibasha kudukiza, ariko iramutse, ndimo ndavuga amagambo yanjye, iramutse isemo kudadukiza uyu munsi, nabwo ntitugira gute, ntabwo turi bupfukamira ikigirwamana. No kuvuga ngo ntibagifite ubwoba bwo gupfa, ntibagitinyisha amagara yabo. Igituma abana b'Imana benshi bakijijwe baca mu gasa nk'ubukene, dusa nk'abenda kubihuriraho twese. Ni ukubera iki? Ni ukugira ngo ubutunzi bw'isi ntibukomeze kukubera Imana, kubera ko niko kantu Satani akoresha, tik tak, akagira umunezero wawe ukazirikwa nuko udufaranga twaje, hanyuma ukawutakaza udufaranga tubuze, akakugira gutyo, akakugira on and off. Kanezero kakazirikanwa
n'ibyakoretse kakongera kagatakara. Ntidushobora kuba ingabo za Yesu z'iki gihe cya nyuma tumeze gutya. Reka twisabire Imana, mbinginga kubw'imbabazi z'Imana, nanjye ndimo ndabisaba. Nubwo numva hari ibyo atankangisha, ariko ndahamya ko hari ibindi byankanga, hari ngakangika. Dukeneye twese kwigira imbere. Haleluya, haleluya. Bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama, bamuneshesha ijambo ryo guhamya kwabo. Ijambo ryo guhamya si ibigambo bya Hortense, ni amagambo y'Imana nafashe nkayagira yanjye, akampindukira ubuzima, akampindukira imvugo, akamakureba nk'uko Imana ireba. Niko Imana yari yarabwiye Yosuwa, murimo murajya mu gihugu mboherezamo i Kanani. Ariko Yosuwa yari afite ubwoba, kuko Imana yamubwiye ntutinye inshuro zingahe mu gice cya mbere honyine. Yari afite ubwoba bwo gusimbura Mose, yari afite ubwoba bwo kubageza i Kanani, abo bantu batari boroshye no kuyobora. Imana ikomeza kumubwira ngo ntutinye. Irangije aramubwira ngo amagambo yo muri iki gitabo ntakave ku munwa wawe, kandi uyatekerezo ku manywa na nijoro. Kubera iki? Kugira ngo bisimbure uko Yosuwa asanzwe atekereza, kugira ngo ashire ubwoba bw'abanyakanani. Bari bakomeye, bari bihanganje, imidugudu yari igoswe n'inkike z'amabuye. Iyo tuvuga ngo ijambo ry'Imana kugwira muri twese, ntago ari uguhakana realite, ariko no kugira imbaraga zinsumbya realite y'ubuzima, zisumbya ibyo ndeba. Kuko uzakomeza kubibona, bizaba bishinyitse ubibona. Uzabona umugabo wawe w'umupagani, uzabona umugore wawe w'umupagani, uzabona ubukene wanyu, uzabona indwara, uzabona bya bindi byose, uzabona gutinda gushaka, uzabona gutinda kubya, uzaba ubireba n'amaso. Ariko ijambo ry'Imana iyo ryahinduye uko utekereza, ubireba nk'uko Imana ibireba, ukavuga nk'uko Imana ivuga, ntibigukangishe. Kandi izo si ingamba umuntu afata ngo avuge ngo none ngiye gushira ubwoba, ngo none oya, kimwe gisimbura ikindi. Ibizanjye bigenda bigabanuka uko iby'Imana bigwirira muri njyewe. Haleluya. Reka twisengere, ndagira ngo ubigire ibyawe. Uri umukristo, warakijijwe, Yesu ni umwami w'ubuzima bwawe. Imana nibishimirwe. Niba taraba nawe uyu munsi umutahane, ntiwemere kuva hano utamwimitse, ariko ntiwahamagariwe guhera mu ntege nke. Uri ingabo y'umwami, urakanwa k'Imana, uri amaboko y'Imana, uri igikoresho cyagenewe kugendera Imana, uri igikoresho cyagenewe gusohoza imigambi y'Imana. Nibyo intege nkeya kuba itorero dusengera ibibazo byacu gusa. Ninde uzasengera iki gihugu? Ninde uzasengera imiryango idasenyuka? Ninde uzasengera urubyiruko rwacu rwishwe n'inzoga n'ibibazo? Igituma tutabasha kubisengera nuko umwanzi yacuritse amaso yacu mu bibazo byacu bwite, kuko bituremereye ntitubasha kubikuraho amaso. Ntushobora kwingingira igihugu utazamenya n'ukizwa, utazamenya n'iki, amaso yawe agicuritse mu bikuruhije ubwawe. Ni intwaro y'umwanzi akoresha kugira ngo ducurike amaso mu bituruhije. Ibituruhije turabifite, ariko iyo umuntu arimo akorera Imana, ntamenye igihe umwami Imana yagiye abikuriraho, agenda abikuriraho. Ntushobora kwita ku bye ngo areke kwita ku byawe, kandi umwami Imana agira igihe. Reka dusenge inshuti z'Imana. Suka umutima wawe imbere y'Imana, ndakwinginze. Ubwire ko wifuza kuba ingabo y'umwami, ubwire ko wifuza kuzurwamo n'iby'Imana, ukaba igikoresho gisohoza imigambi y'Imana. Data, ndagushimira ko watuzanye hano hantu, watuzaniye kutugirira neza, watuzaniye kudukiza, watuzaniye kudutabara, watuzaniye kutwekipa, waratuzaniye ngo duhe ibikoresho byo mu mwuka by'uburyo bwose. Umwanzi aratugosoye, umwanzi aradusabye, aduteye imijugujugu hirya no hino, ariko imbaraga zinesha wazibikiye muri twebwe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo wowe uri muri twebwe urakomeye cyane kuruta uri mu isi. Itorero si nyagupfa, itorero si rishobewe, iri torero si ryabuze uko rigira. Abera ntibashobewe, abera ntibabuze uko bagira, abera ntibasuhuza umutima. Wabashyize muri pozisiyo y'imbaraga, wabashyize muri pozisiyo yo gutera, wabashyize muri pozisiyo yo kurwana, wabashyize muri pozisiyo yo gusenya ubwami bwa Satani. Aho niho wadushyize nyaguhora ku ngoma. Ijambo ryawe riratubwira ngo twanesheje umwanzi wacu n'amaraso y'umwana w'intama, ngo ndetse n'ijambo ryo guhamya kwacu no kudatinyisha amagara yacu, ngo nitwanga no gupfa. Turasenze ngo uyu mugoroba uduzamure mu gusobanukirwa imbaraga ziri mu maraso yawe, aturiho nk'ikimenyetso. Imbaraga ziri mu maraso yawe atuvugira neza kurusha ibindi bitambo byose abarozi batanga, abakozi ba Satani batanga, kurusha ibindi bitambo byose. Utwibutse imbaraga ziri mu maraso kugira ngo tudasuhuza umutima, kandi turi ingabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, suka inyota mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa
n'abakobwa suka inyota kugira ngo ijambo ryawe rigwirire mu mitima yacu, rihindure uko dutekereza, rivugurure ibitekerezo byo gutsindwa byicaye muri twebwe, ibitekerezo byo gutsindwa byicaye muri twebwe, ibitekerezo byo kunanirwa, ibitekerezo by'urupfu, ibitekerezo byo gutsindwa bivugururwa n'icyo uvuga, bivugururwa n'icyo uvuga. Reka aba bahungu n'abakobwa bagira inyota yo kubyukira mu ijambo ryawe, bagira inyota yo kurigundira, bagira inyota yo kuritekerezaho ku manywa n'ijoro. Reka ibidutsikamiye bitume ritatubamo bikurweho uyu mwanya mu izina rya Yesu. Hagurutse ingabo mwami w'aba, hagurutse ingabo hagati muri twebwe, hagurutse abahungu, hagurutse abakobwa, hagurutse abagore n'abagabo batagitinyisha amagara yabo. Shyira ubuzima bwabo nyaguhora ku ngoma, ubuzima bwawe bunesha bwubakike muri bo, babe hejuru y'ibibarwanya, babe hejuru y'imiyaga y'uburyo bwose mu izina ryawe Yesu. Wahagaze imbere y'abakurega kandi wenda kujya mu rupfu, arakubwira ngo ese ntuzi ko mfite ubutware n'ubushobozi bwo kukwica no kukubohora? Uramubwira ngo ntacyo ubasha gukora utagihawe n'ijuru. Ibutsa aba bahungu n'abakobwa mwami w'abami, imbaraga zawe zikorera muri bo, maze bareke gutinyisha amagara yabo, tubashe kukwiha mwami w'abami. Utwuzure, udukoreshe, dusumbishe imibabaro y'isi, dusumbisha ibitwirukansa, dushyire hejuru y'ibiduhiga, dushyire hejuru y'ibidutera ubwoba, dushyire hejuru umwami w'aba. Hagurutse ingabo muri iri teraniro, hagurutse abakobwa n'abahungu muri iri teraniro batarangaye, bakuye amaso ku bitagira umumaro, bakuye amaso ku bishira, nabo ubwabo bikuyeho amaso, nabo ubwabo batirebaho. Tugeze aho ushaka, tugeze aho ushaka mushorera mwiza. Icyo nzi nuko dukunda kuruta uko twikunda, icyo nzi nuko imigambi yawe ari myiza kuruta imipangu yose nshobora kwigirira, kuruta imipangu yose nshobora kugira umuryango wanjye, kuruta imipangu yose nshobora kugirira abo nkunda. Icyo nzi nuko dukunda. Ijambo ryawe rirambwira ngo dufite mu kiganza cyawe nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe kibasha kutuvuvonoramo, nta kintu na kimwe kibasha kutuvunura mu kiganza cyawe. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe, zakuye amaso kubishira mwami, kugira ngo tukubere akanwa, kugira ngo tukugendere, kugira ngo bari twebwe ukoresha gukiza igihugu cyacu. Hagurutse abafite umutima wawe, dutiza umutima wawe. Hagurutse abagore bashobora kuborogera abo batabyaye, hagurutse abagabo bashobora kuririra abo batabyaye, hagurutse abasore bashobora kurenga ubuzima bwabo, hagurutse abakobwa bashobora kurekeraho kwireba mwami w'aba, bakareba generasiyo yabo, bakareba urundi rubyiruko, bagashyira amavi hasi bagasenga. Hagurutse abantu bashobora gusiganwa bavuye mu kazi bajya kwiherana nawe baribonye. Hagurutse abantu bashobora gufata iminsi ya weekend bakavuga ngo mbonye umwanya wo kubana nawe. Hagurutse abantu mwami, hagurutse ab'inginzi hagati muri twebwe, hagurutse ingabo zishobora kuboroga, hagurutse ingabo zishobora kurira iki gihugu, hagurutse mwami w'abantu, abantu batakirebaho, bahagurutse hagati muri twebwe mwami w'aba. Turenze ibimenyerewe, turenze ibisanzwe, turenze uru rwego ruciriritse twahezeho nyaguhora ku ngoma, ruturenze mwami w'aba. Mwuka wera turakwizeye, we watangiye umurimo mwiza muri twebwe, turakwiyeguriye. Dushoboze kukwiha, dushoboze kukwegurira ibitugize byose, dushoboze kukwegurira ibyacu byose. Twuzuza imbaraga zawe, imbaraga zawe nizo duhamagara mu mitima yacu, imbaraga zawe nizo duhamagara mu buzima bwacu. Wowe ushoboza abahoze ari abanyantege nkeya, wowe ushoboza abahoze bafite ubwoba, wowe ushoboza abahoze bakwihakana, wowe ushoboza abahoze batinya urupfu, wowe ushoboza abahoze badashoboye. Turakwihaye mwuka we kugira ngo dukoreremo. Uzuza inyota. Umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ngo umuntu nagira inyota azahaye. Twuzuza inyota. Twagushaka gute tudafite inyota? Twagushaka gute iby'isi biturutira wowe? Twagushaka gute dukunze ibyo kurya kurusha uko tugukunda? Twagushaka gute dukunze gusa neza kurusha uko tugukunda? Twagushaka gute dukunze amafaranga kuruta uko tugukunda? Twagushaka gute dukunze kuvugwa neza kuruta uko tugukunda? Tuguranire uyu mugoroba mwami w'aba, tuguranire kubw'imbabazi zawe, tuguranire kubw'imbabazi zawe.
tuguranire kubw'imbabazi zawe mwami waba, guranira itorero ry'u Rwanda kubw'imbabazi zawe. Turakwizeye, 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 turakwizeye. Ibyiringiro byacu biri muri wowe, amaso yacu tuyahanze wowe, imbaraga zacu ni wowe, gushobora kwacu ni wowe, kunesha kwacu ni wowe, ni wowe. Bizo bitumaze impungenge kuko iri muri twebwe, dushobozwa byose nawe duha imbaraga. Tubasha kuba mu bisaga, tukabasha kuba niyo bidahari. Dushobozwa byose, ibisaga tukabishobora, iyo byabuze tukabibasha, kubera wowe Kristo duha imbaraga. Twigishe kuba mu bisaga, twigishe kubaho niyo bidahari. Urakoze mwami, cyubahiro nikikugarukire, mu izina ryawe Yesu dusenze, haleluya. Imana ibaha umugisha cyane cyane. Murakoze kwitanga buri migoroba tukabana kugira ngo dushake mu maso y'Imana. Umwami Yesu abibahere umugisha, haleluya. Subize gusenga kwawe, ntushobora kwicarana nawe ngo uzakomeze kumera nk'uko usanzwe. N'igihe utazi uko ukwiriye gusenga, ujye umubwira uti dore naje ndicaye, sinzi igikurikiraho, sinzi ikibanza n'igiheruka, ariko ineza ye izagitemba mu buzima bwawe. Nuwo kwizerwa. Hari abantu babonye kwizerwa kwe, haleluya. Amen. Iya ndirimbo yera yo hari ahantu ivuga ngo ijoro rimwe akarira, irinda agaseka, Imana ikamwihorera. Guceceka kwayo ntibivuga ko idahari, haleluya. Kuba itakoreye mu gihe nashakaga ntibivuga ko idahari, niyo kwizerwa, kandi izahora ariyo kwizerwa, haleluya. Ni umugizi wa neza, ntabwo aziga kugira n'abagezi wawe. Nibigushobera ujye umubwira uti ntegereje icyubahiro cyawe kizava muri ibi bintu, haleluya. Ntegereje icyubahiro cyawe kizava muri ibi bintu. Turabizi ko adahomba. Umwami Yesu abahe umugisha. Nabakangurira ko tuzafatanya ari amasengesho umukozi w'Imana Sandra yaramaze kuvuga. Teka tuyakora ku wa mbere wa nyuma wa buri kwezi. Harwo tuyakora ku wa mbere wa nyuma gahinguka mu kundi kwezi, niyo mpamvu tuzageza ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu, ariko ku wa mbere wa nyuma wa buri kwezi kubw'ubuntu bw'Imana turacyabona uburyo bwo guterana, turacyabona uburyo bwo kwinginga Imana, dusenga twiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa nta nemwe bijya byoroha, ariko biradukwiriye, haleluya. Kandi umwami Imana atwigize imbere rwose, nitugarukire hariya. Niba hariya warahashoboye, ongera wigire imbere. Wivuga uti baratubwiye ngo ni iminsi 3 ngo wumve warahejeje. Oya, ongera wigire imbere. Umuntu ashobora kwibaza ngo ese amasengesho y'iminsi miremire ni ngombwa, ese amasaha? Yego ni ngombwa. Mbwira uwo mwicaranye uti yego ni ngombwa. Haleluya. Yego. Suko Imana yacu itumva, ahubwo nuko dufite ubwami bw'umwijima duhanganye nabwo. Turi ku rugamba. Iyo umuntu yakijijwe aba dekaraye intambara yo kurwana n'umwanzi. Rero bimwe mu bimujegeza no gusenga kwawe no kwitanga kwawe no kwiyiriza kwawe. Ni ihame ry'umwuka ntakuka. Rimwe na rimwe dushobora kubura uko tubidefanda, ariko experience cyangwa ibihe ducamo bitwereka rwose ko tubasha kubidefanda, ko twakomeza tukabidefanda. Abantu bagiye bagira icyo tuvuga ngo ni ugutobora mu mwuka kukuri. Abenshi murabizi ko mwagiye mubibonera mu minsi yo gusenga no kwiyiriza, haleluya. Rero umwami Imana umusaba ubuntu, tumusaba ubuntu, niko bigenda. Urambwira uti ndagusaba ubuntu, simbasha kwiyiriza, ariko ndagusaba ubuntu ubishoboze. Ese yaguhaye ubuntu, inzara ntuzayumva, uzayumva cyane ahubwo kuva nka 11 za mu gitondo. Ariko ubuntu babuhari, iyo wihanganyeho uraharenga, ukihanganaho ukaharenga. Nongere ninginge abasore n'inkumi, abakiri batoya, ni igihe cyanyu cyo kubiba, ni igihe cyanyu cyo gushaka amaso y'Imana, ni igihe cyanyu cyo gusenga, ni igihe cyanyu cyo kwitanga mu gusenga mu mbaraga.
mu kwiyiriza no gusenga no kuva mu bigare ugatanga umwanya wawe. Hari igihe utaragira imirimo ikomeye igufata umwanya amarandiva akomeye n'abagushaka, profita ukoresha uwo mwanya aho telefone yawe yirirwa nta muntu uguhamagaye, wibabazwa nuko nta waguhamagaye, wibabazwa nuko nta wakumenye, ahubwo profita ukoresha uwo mwanya mu gushaka mu maso y'Imana. Icyama nkabona abasore n'inkumi bongera kunyoterwa Imana, tukarenga ibintu byo kunyoterwa na promotion n'amafaranga n'akamodoka keza. Ni ukuri ibyo bintu byose biraryoshye, ariko ntibigereranywa no gutunga kubaho kw'Imana. Ntibigereranywa, ntibyegeranye, ntibigirana isano. Nabaziye rero none dore amasaha ndayamaze, ariko mba nabaziye nanjye niyiziye. Umwami Imana adushoboze, sibyo nshuti z'Imana? Hari umuntu wigeze abwira umuntu iby'agakiza muri iki cyumweru kuva ku wa gatatu kugeza kuri wa gatatu. Hari umuntu waba warabwiye umuntu iby'agakiza ukamubwira ibya Yesu akaba yarakijijwe, zamura ukuboko. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Ni nka 5 cyangwa 6. Umwami Yesu abaha umugisha. Harabatinye kuzamura ko bidasebeje. Abantu tudaheruka kuvuga iby'agakiza, haleluya. Murabizi ko nyuma y'ubu buzima abantu bazaba ahantu hangahe? Buriya mu bantu muhura mu muhanda nabo mubana nabo mukorana nabo ukoresha, haba harimo abantu barimo bamanuka bajya ikuzimu direct. Wari ubizi? None kutababwira Yesu ntago bisaba kuba umaze kugira imirongo myinshi ya Bibiliya, bisaba kumubwira ibyo ushoboye kuvuga, kuko gukiza no kumwuka wera, ariko azakirisha twebwe abagize icyo bavuga. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, turimo turasaba umwuka wera ngo atwuzuze umuriro we, kuko iyo umuriro utaka muri twebwe, iyo mikoro yo kubwira abantu agakiza ihinduka ibintu bitagezweho rwose, bitatwegera. Ariko umwuka wera yatse umuriro we mu mitima yacu, hanyuma ikiri ku mutima w'Imana akidutize kibe ku mitima yacu. Ikiri ku mutima w'Imana ni iki? Ubugingo bw'abantu. Wihangane kubw'imbabazi z'Imana, ugira abantu ubwira ibya Yesu. Bamwe bazaguseka, abandi bazaguhakana, ariko ikintu nabonye ni uko iteka mwuka wera bafite abantu yamaze gutegura, bategereje kumva uwababwira gusa, batazi igikurikiraho, batazi aho bajya gusengera, batazi icyo basabwa, baba bategereje we nanjye. Imana ibaha umugisha. Abatumira abantu nabo Imana ibaha umugisha, ariko jya utumira cyane cyane uwo mwaganiriye ukumva nta gahunda z'amasengesho ziba muri we, ugasanga wenda n'itorero yitwa kwajyamo arijyamo rimwe na rimwe gake cyane, uwo mutumire. Ariko wijya gukurura umuntu uri committed ku kindi gicaniro cy'amasengesho, abarokore haleluya. Wijya gukurura umuntu uri committed mu nzu y'Imana nzima, ahantu biga ijambo ry'Imana rizima, wijya kumukwega ibyo nta. Ushaka kumutumira mu minsi y'amasengesho Yesu, ariko dufite abantu ibihumbi bayobye, dufite abantu ibihumbi batari committed ku murimo w'Imana n'umwe, bizererera bizengurukira. Abo ngabo jya bari bo utumira, kuko iyo tuganira n'abantu turabimenya, sibyo? Yesu abahe umugisha, haleluya. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Turi mu gice cya 4 cya Yohana, kugira ngo tumenye nde Kristo. Umutima wawe ukomeze kugirira Imana inyota. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4 duhere ku murongo wa 1 tumanuke. Sinzi niba turi bukirangize, nari nzi ko turi bukirangize. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Niko tureba ku murongo wa 2. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Muribuka i Samariya ko batari inshuti zabo, ko babanenaga, kubera ko Samariya cyangwa abasamariya bari abayuda bivanze n'abanyamahanga. Bamwe mu bantu bajyaga batsinda Abisiraheli cyane cyane iyo babaga bataye Imana. Habayeho abo twakwita Abashuri cyangwa Abasiriya. Muri strategy mbi bakoreshaga kugira ngo ishyanga barimareho, kwari ukuzana andi mahanga bakayavanga n'ubwo bwoko, kugira ngo umuco w'ubwo bwoko utakare, Imana zabo zitaka, icyo bizera gitakare gishire. Uko rero niko Abasamariya bari baravutse mu myaka myinshi yatambutse. Ntago ndi umunyembaraga muri histoire, ariko ni byiza ubundi ko umuntu abimenya. Uko niko Abasamariya
niko abasamariya bari baravutse mu kivange n'ikivunge cy'abayuda cyangwa abajuzi bavanze n'abanyamahanga. Rero abayuda b'ukuri ntago bemeraga abasamariya kubera iyo mpamvu. Imana ishimwe cyane, barabanenaga bumvaga atarabera. Hanyuma abasamariya rero nabo bari barirwanyeho, niho muza kubona mu kiganiro basengera kuri uwo musozi Gerizimu batakijya i Yerusalemu. Ngo yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Ubundi iyo bazamukaga baba bagiye i Yerusalemu cyangwa bajya hepfo mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo, bagombaga gukata cyane Samariya ntibayicemo. Ariko Yesu yumva ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yozefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, "Mutuzi two kunywa." Yahuriye nande n'umusamariyakazi aho ngaho bavomera. Yesu aramwaboruda cyangwa bari umubanza kugira ngo aze kumugezaho yifuzaga ko bagerana mu kiganiro. Yesu aramubwira ati, "Mutuzi two kunywa," kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, "Kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute?" Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Muri make umuyuda gusangira n'umusamariya byabaga ari gukora ikintu kitejejwe. Imana itugirire ubuntu. Ngo Yesu aramusubiza ati, "Iyaba waruzi impano y'Imana, haleluya, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo." Iyaba waruzi impano y'Imana. Impano y'Imana ninde? Ni ubuntu bw'Imana bwabonewe muri Kristo Yesu, haleluya. Impano y'Imana ni Yesu. Nicyo yashaka kubwira uyu mugore utazi uwo barimo bavugana uwo ari we. Yaba waruzi impano y'Imana, mbese yaba waruzi ko uhuye na buntu bugenda, uhuye na kuri ugenda, uhuye na bugingo, uhuye n'utanga agakiza, haleluya. Ariko nyine ntiyaramuzi. Ngo ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo, haleluya. Kuko ubuzima bubeshaho buri muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Yaba warumenye ugusabye amazi, nawe ubugize ikindi umwaka cy'agaciro kidatakara. Imana nishimwe cyane. Niyo mpamvu nshuti z'Imana tudakwiriye kurambirwa kubwira abantu ibya Yesu, tukababwira ubuntu bwe n'imbabazi agirira abantu. Abantu benshi ntabwo ari uko banze Yesu, ahubwo nuko bataramubwirwa neza. Abanze Yesu barahari. Akenshi abanze Yesu ni abantu nabo bahindutse nk'Imana ku giti cyabo. Nawe ubwe yumva ari Imana, kandi iteka gusanga Imana bisaba guca bugufi. None yumva ari Imana, yumva nawe yasengwa. Abo kenshi nibo baranze Yesu. Ariko abandi bantu benshi ntago banze Yesu, ahubwo babuze umuntu umubabwira neza. Muranyumva nshuti z'Imana? Niyo mpamvu tudakwiriye kurambirwa kubwira abantu ibya Yesu n'iby'imbabazi ze. Kuko ngo tubibona uyu mugore amaze kubyumva yabyakiriye cyane. Abanze Yesu rero reka mbabwire burya ko ari bo bake. Nibo bake, abandi ntibarabona umuntu bibabwira neza. Ngo ababwire buntu bw'Imana uwo ari we, ababwire imbabazi, ababwire urukundo ruri muri we. Inshuro nyinshi ibyo twamenye tubibabwira tubakanga, tukababwira ko bagiye kurimbuka no gupfa, tugatinda kuvuga ku mbabazi n'urukundo rwe. Ubundi urukundo rwe nirwo rumubanziriza, haleluya. Imbabazi ze nizo zimutanga imbere. Ariko uko natwe tuba tutabizi, rimwe na rimwe tubaciraho iteka, ndetse tukarebareba n'ijisho ribi, bagatinya kwinjira n'aho dusengera cyangwa n'aho turi. Imana itugirire ubuntu, haleluya. Uyu mugore rero arakomeje n'ibisubizo bye byerekana rwose ko atamumenye. Ku murongo wa 11, undi ati, "Databuja, kudafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he?" Urumva ntazi, nta makuru pe. Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Ntazi uwo bavugana, ntazi iyo biva n'iyo bijya. Ariko mu mbabazi za Yesu nicyo cyamucishije ahangaha kugira ngo ajye gukiza uyu mugore n'umudugudu wose uhakirire. Ku murongo wa 13, Yesu aramusubiza ati, "Mwabonye uburyo Yesu atajya arambirwa ibibazo n'ibiteye umujinya? Twebwe kubera ko turi abantu bivumbura vuba, ari umuntu akubaza ukumva abana mwihorera." Ariko Yesu we
Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi aya nyine waje kuvoma azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu wakiriye agakiza z'ukuri, wakiriye Yesu, ubuzima bw'Imana buzatemba muri we rwose, buzagenda bugwirira muri we. Ubwami bw'Imana ahantu hamwe babugereranyije n'akabuto ka sinapi, ngo katewe mu butaka ari gato, ariko ngo kagenda gakura gahinduka igiti kinini cy'inganzamarumbu. Ubwami bw'Imana umuntu bwagezemo ntibuzihisha. Haleluya. Barongera bugereranya ngo n'umusemburo umugore yenze ngo ushyira mu mutsima cyangwa mu mugati, ariko mu kanya gato umugati ugenda ubyimba. Icyaduha gusa abantu bagahura na Yesu. Haleluya. Bya bintu byose tuba twibaza ngo ese ngo azahinduka gute, ngo azamera ate, nguriya muntu ngo yewe ngo ni Satani igenda. Nta bya Satani igenda, Yesu namugeramo ubuzima bw'Imana buzamubamo, impinduka uzazibona nawe wumirwe. Ese ubundi twebwe ntiturabahamya? Ubu Yesu yadushoboje iki? Njyewe yanshoboje iki? N'umwirato wanjye n'agasuzuguro kanjye, ariko Yesu uri mwiza. Ubanza icyaha cyari gihatse ibindi muri njyewe ari agasuzuguro. Nashobora kugusuzugura nkagukura ku kirenge, kandi nubwo waba ufite imyaka myinshi, nubwo waba untunze. Yesu we uri mwiza. Haleluya. Iyo ubuzima bwahageze ibindi ni udiringa nabyo. Ntidushinzwe guhindura abantu, dushinze kubatungira agatoki ufite imbaraga zihindura. Haleluya. Tukongera tukamubabwira agakomeza agakora umurimo muri we, muri bo akagenda bakiza. Yesu aramubwira ati, unywa amazi azongera kugira inyota. Muri make uwaje kwishakira akantu gatoya ku Mana ntacyo bitwaye, ariko reka nkubwire, nunasubizwa kuri ako kantu inyota ntizabishize. Ushobora kuzuvuga uti, Imana nje gusenga unyihera akazi, izakaguha kandi urakakabona rwose, urakabyara abahungu n'abakobwa, uragasubizwa muri ibyo, ariko bibuka ko ari ibigira gute, ari ibishira. Kandi iyo umuntu yabihawe inyota ntishira. Nibyo arimo mubwira, unywa aya mazi waje gushaka ikintu cy'igisubizo icyo ari cyo cyose arakibona, arakagihabwa, ariko inyota ntishira. Ariko unywa amazi Yesu atanga, haleluya, agira kunyurwa atazi aho kwavuye. Bitari ikintu Yesu akora ukumva umeze nyine nk'umwana wo mu bami utaha nko muri Palais Royal. Tuba dufite ibintu by'ubukire bwinshi bitemba muri twebwe, n'ibintu by'ibyiringiro byinshi utamenye kuvuga, nuko kunyurwa ashyira mu mitima yacu. Haleluya. Ukajya wumva amahoro utabasha gusobanura, wareba ibifatika n'ibikwimya amahoro ugasanga nabyo ni byinshi, ariko ukajya wumva ibintu by'amahoro bitemba utabona uko usangiza umuntu, ukajya wumva ibintu biryoshye by'ibyiringiro, ukajya wumva gukomera no gutekana kwinshi. Haleluya. Atanga ubuzima tugituye n'ahangaha muri ino si imeze gutya. Ariko unywa amazi nzamuha we azamuhindukiramo. Iyo Yesu ageze muri twebwe biduhindukiramo isoko y'amazi adudubiza, tugenda tugwiza imbaraga. Umubiri ugenda usaza, ariko umuntu wacu imbere akagenda agwiza imbaraga. Kandi ibyo bintu ngo atanga ngo bizageza mu bugingo buhoraho, ariko nta promosiyo yo mu kazi. Nubwo yaba ari double, urabona hari ukuntu Imana ishobora kugukorera akantu kandi ikagukorera, ukava nko kuri salary imwe ikikuba nk'inshuro 10. Hari abantu bajya bamubwo buhamya, salary zikubye inshuro 10, zikubye kanga, bibaho gake ariko bijya bibaho. Ariko reka nkubwire, nta salary yaguhaza. Mwabonye uburyo iyo tuvuye ku 100,000 tugahembwa miliyoni, ubuzima bwacu bita bukwirwa muri miliyoni neza, nabyo ntibikwirwemo. Nabyo bigahita byanga kuvamo, bigahita bitakwirwamo, ugahita wifuza ebyiri. Kuko duhita twimuka mu nzu twari turimo, amashuri y'abana tukayahindura, aho twaguriraga imyenda twahindura, kandi niko bimeze. Uragahabwa amafaranga uryoherwe nayo, ariko ntibihaza. Imana ibaha amafaranga, ariko abizayaha bakava mu rusengero biretse kuyabaha. Umuntu byamumarira iki kugira gute? Gutunga iby'isi byose narimbuza ubugingo bwe. Iyo turi hano twese tuba tutarakizwa, harimo abari mu itangiro ryo gukizwa, harimo abamaze gukizwa, harimo rwose abagezemo neza, turi mu rugendo. Ubu ni guha amafaranga none ahangaha ugatunga ibyo byose, ariko ugatakaza ubugingo bwawe. Urumva se tutaba duhombye? Iguhe make make.
igitungisha abantu manu niko yagiye bageze igenda ibaha manu kugeza igihe bageze i Kanani. Haleluya. Umuntu wese usubirizwa iki cyifuzo nk'uko uyu mugore yari yaje kwivomera rwose azakomeza kugira inyota, ariko wakira impano y'ubuntu bw'Imana uwo ni uhabwa ubugingo bwinshi, nka bya bindi Yesu yavuze muri Yohana 10:10, ubugingo bwinshi, ubugingo bugwiriye. Haleluya. Kuri 15 umugore aramubwira ati databuja, akuye umugore nawe rwose yari mwiza. Umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi noneho, ariko yarazi ko ari ibintu byo gushira inyota agakira n'imiruho ntazagaruke no kuvoma. Mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kuri. Urumva byari bikemutse, ni kure nyihera amazi umuntu agumana mu rugo. Kandi twese niko tuba tumeze inshuro nyinshi itangiriro ry'abantu, kereka abagirirwa ubuntu. Hari abantu bagirirwa ubuntu bakizwa bagahita bacomekana n'inyota bakaba bashaka Yesu wenyine, ariko abenshi n'abatangirira mu kabazo kari kavutse ku buzima, akaba ariko katwegereza Imana, gutya akaba ariko kaduhuza na Yesu. Akenshi tugasanga Yesu kugira ngo akemure ikibazo runaka, hanyuma duhita twikomereza urugendo, akikemure twikomereze, kubera ko Yesu iteka ibineza neza by'Imana byari ukubana n'abantu. Ntabwo bayifuza ngo agukemure ikibazo wikomereze, yifuza ko yubakana nawe umubano w'iteka, noneho wazajya mu ijuru mugakomereza aho mwari mugereje. Haleluya. Uko niko Enoki byamugendekeye. Enoki yabanye n'Imana neza. Haleluya. Abana n'Imana neza, bararyoherwa. Igihe kimwe n'Imana yari yaje kumusura simbizi, aherekeza Imana bagendanirako. Imana rero irashaka umubano w'iteka hamwe nawe, ntishaka kuguha akantu ngo wigendere, kugira ngo nuva hano mu isi uzajye gukomeza ibyo mwari mwaratangiye. Imana ishimwe cyane. Rero yashakaga umubano wubatse, atari ugukemura ikibazo akigendera. Imana nishimwe cyane. Yesu ni umunyembabazi, tuza tumugana ariko iteka mu mbabazi ze agahita akora ku muzi w'ikibazo. Ntabwo tuba tuzi twebwe ibibazo dufite, ariko ahita abikora. Ngo Yesu aramubwira ati genda uhamagare. Umva ukuntu Yesu bavuye ku mazi ko atazagaruka kuvoma, ariko Yesu ahita asimbukira hari ikibazo kugira ngo amukize byiteka. Uko niko twaje tutaza harwaye, tukaza dufite nk'abantu turega. Hari igihe uza uje kurega nyoko bukwi, uje kumurega ku Mana, ukaje uje kumurega cyangwa uje kurega umugabo wawe, mujya mubarega ku Mana. Ukaza uje kurega umugore wawe cyangwa uje kurega boss ku kazi, hanyuma Imana yo kabyara ikabira kubonye igakora hawe harwaye. Umutunzi w'imbabazi. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Ako uyu mugore nubwo yari umunyabyaha, ariko yari umunyakuri. Umunyakuri mukuri kwe kutari ukwa Yesu. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Urumva ntiyagiye kuruhanya ngo yijijishe. Kandi nusanga Yesu n'umuri ntukajya ukenera kwijijisha, ujye bivuga nk'uko biri. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira tuvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5. Yesu Kristo, bangaye? Kuko wari ufite abagabo 5. Uwo muntu yaba muri korari yacu? Reka da. Uwo muntu yaba umudiyakoni twaba twaramushushubikanye kera, ariko Yesu afite imigambi no ku bantu kahebwe. Yesu tuzaguhobera nitugera mu ijuru. Yesu udatinya umunyabyaha rwimbi umujyi wose wavuyeho. Kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Yesu ahita atunga agatoki harwaye kugira ngo hakire. Ntazanywe no kumushinja, azanywe no kumukiza. Umugore amubwira ati databuja menyeye kuri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, ariko hari ukuntu ahise adeviye ikiganiro kugira ngo kidakomeza. Deviye azanyemo ibintu by'idini. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Wari wabwira umuntu uti Yesu wamwimitse nk'umwami, agatagwa atari ko ngewe ndi umudivi, undi akubwira atari ko ngewe ndi umuporoso, undi akubwira atari ko ngewe ndi umugaturika, undi akubwira atari ko ngewe mama wanjye ni pasiteri. Agahita azanamo ibintu by'idini, atari ko ngewe ndi umwana wo mu batambyi. Hari abana bo mu batambyi bazarimbuka kuko Imana itagira abuzukuru. Yesu yaravuze ngo abamaraya n'abakoresha b'ikoro ngo bazabatanga mu bwami bw'Imana. Kubera iki? Baje nk'uyu mugore bahita bavuga ati nta mugabo tugira, turi indaya, turi ibirara, turashaka gutabarwa. Adeviye gato rero agiye mu idini.
umugore aramubwira ati databuja amenye ko uri umuhanuzi, ariko basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi. Muri make yaragiye kumubwira ati ntunzaneho inyigisho z'inzaduka, twebwe uyu musozi naha basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Umugore ahita akomereza mu bibazo by'amadini, nkuko natwe akenshi bitubangukira kandi atari byo byangombwa. Amadini yizera Kristo menshi arimo umugeni wa Kristo, nkuko menshi arimo n'abandi bazarimbuka, uko bashyize amadini imbere. Imana itugirire ubuntu. Yesu amusubiza ati ab'Imana, kuba abana b'Imana ntibiva ku buryo busanzwe bwo kubyara cyangwa ngo biterwe n'icyifuzo cy'umubiri, ariko Yesu ni mwiza. Haleluya. Kubyarwa n'Imana ntibiva mu buryo busanzwe bwo kubyara. Haleluya. Cyangwa ngo biterwe n'icyifuzo cy'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umuntu, ahubwo babyarwa n'Imana. Twabyawe n'Imana. Urimo urakererwa niba utaraha Yesu ubuzima bwawe. Aho rero niho twahuriye na ya Mana y'umwuka, nanjye irambyara, nawe irakubyara, ubarirwa mu rubyaro rw'umwuka. Haleluya. Uhamagarirwa rero kwinjira mu busabane. Imana itugirire neza. Iminota 5 yonyine. Umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza, ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati ninjye tuvugana. Mwumvise umugore ko hari amakuru yari afite, ariko yari amakuru ataramukijije, yari amakuru ataramubujije kuba umusambanyi, ariko yari afite amakuru ko Mesiya azaza. Aravuga ngo nzi yuko Mesiya azaza, ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Nibaza ko Mesiya yari ategereje yari umwigisha gusa, ariko atari umukiza, kuko yavuze ngo azatubwira byose. Yesu aramubwira ati ninjye tuvugana. Afite amakuru make kuri Mesiya, amakuru ataramuhinduye ngo amukize icyaha. Ijambo ry'Imana ritaragukiza icyaha, ritarazana inyota, ritaratera agahinda umutima wawe n'igihe wacumuye ku Mana, ntaryo wumvise, nta nubwo ryakugezemo. Yesu ashimwe. Haleluya. Afite amakuru ko Mesiya azaza, ariko akomeje kubaho ubuzima nk'ubwo busanzwe. Afite amakuru y'imisozi isengerwamo, ariko nta mpinduka byamuzaniye. Ndasaba Imana yuko abyara ngo ikingure imitima yacu. Buri jambo ryose rigira umwanya muri wowe. Mwibuke ijambo ry'Imana rivuga ngo wumva ijambo ry'Imana ntarimenye, ngo umubi araza akagira gute? Akaryiba, akarisahura. Ijambo ry'Imana ritanteye gutinya Imana n'igitinyiro, ritashyizemo agahinda ko kwanga icyaha mu mutima wanjye, ntaryo ndumva, ntaryo ndamenya. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kumva ijambo ry'Imana kenshi gashoboka, kugira ngo rishore imizi mu mitekerereze yawe, rizane impinduka mu buzima bwawe. Imana ibahe umugisha. Reka tugarukire hano, reka kubatinza, tuzakomeza. Reka duhaguruke torero ry'Imana dusenge. Amakuru y'ibya Yesu ufite, afite icyo arimo kumara mu buzima bwawe. Amakuru y'ibya Yesu afite icyo arimo kumara. Arimo arazana impinduka, arimo arazana inyota, arimo aragutera agahinda ko kumva utababaza Imana. Ntago uru rugendo dutangirira mu mbaraga, dutangirira mu kubabazwa no kubabaza Data. Ukumva birakubabaje, nturabishobora, ariko ukababazwa nuko umuhemukiye, kandi yaragukunze rwinshi. Ijambo ry'Imana wumva rimaze kuzana impinduka mu buzima bwawe, hari icyo rimaze gukora. Ese ibyo twumvise uyu munsi ryagize aho ryicara mu mutima wawe? Nyemerera ujye wigizaho ibirangaza byose, ntukemere kumera nk'aho utari uhari kandi wari uhari, ngo risige rwose umeze nk'uko wari umeze. Reka dusenge. Data ashaka ko abamusenga basengera mu kuri, basengera muri Kristo, basengera mu ijambo rye, basengera mu Yesu ari we kuri, bayobowe n'umwuka. Yifuza kandi kuko ari umwuka, ko abari mu mwuka. Mu mwuka simvuga abafite impano, ndavuga ababyawe n'Imana, bahindutse umwuka, ko ari bo bamushaka, kuko nibo bazagera aho bahurira. Uhagaze hehe uyu munsi? Ese wabyawe n'Imana? Uri umwana w'Imana?
Mwuka w'Imana arahamanya n'umwuka wawe kuri umwana w'Imana. Niba bidahari, igihe abandi baza kuba basohoka, gusabuze kuza hano imbere gufashe gusenga. Umwuka wawe adahamanya n'Imana kuri umwana w'Imana. Waba ufite amakuru y'aho dusengera, waba ufite amakuru ya hano ku gicaniro, waba ufite amakuru y'abakozi b'Imana, ariko nta makuru atarazanye impinduka mu buzima bwawe. Ntugende utimitse Yesu mu buzima bwawe. Reka we nanjye kandi twisengere. Tumusaba inyota yo kwifuza ibye, kugira ngo ya migezi yavuze kwagushira inyota kwa burundu ukoreke mu buzima bwacu. Mwigirane imbere mu busabane hamwe nawe. Mubwire uti nyigeze imbere mu busabane, nyigeze imbere mu busabane. Wavuze ko abantu baza kuvoma cyangwa gusaba ibindi, inyota ntabwo izashira, ariko unywa ku mazi uzamuha ngo azashira inyota byiteka, kandi ngo ayo mazi azamuhindukiramo imigezi idudubiza, idakama, itazahagarikwa nuko yatinze gusubizwa, ahubwo izadudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Mubwire uti twigirane imbere Mwami. Data, turagushimye ko ari watuzanye mu nzu yawe. Tukuzamuriye amaboko abahungu bawe n'abakobwa bawe, tugusaba ngo twigirane imbere. Twigirane imbere abahagaze mu mwanya wumagaye kandi barakumenye. Twigirane imbere iyi migezi idudubiza, ubu buzima bwuzuye, ubu buzima busendereye, ubu buzima bwinshi waje kuduha. Reka bube umugabane wacu Mwami w'abami. Suka imbaraga zawe, suka ubuzima bwawe muri twebwe. Ahari humye hongere hatohe, aho igicaniro cyazimye cyongere cyake, aho umuriro wawe wazimye wongere wake. Turashaka ubu buzima bududubiza, turashaka ubu buzima bw'Imana, turashaka ubu buzima bwawe muri twebwe nk'uko wabivuze. Turashaka izowe, ubu buzima bubeshaho, ubu buzima bubeshaho. Turashaka aya mazi, turashaka ubu buzima, ubuzima bwawe Mwami w'abami. Twarasomye muri Ezekiyeli ngo amazi yavaga munsi y'irebe, munsi y'igicaniro, ngo aho yamanukaga yagendaga abeshaho ibiriho, yagendaga azana ubuzima hatari ubuzima. Turasenze Mwami w'abami ngo hacu hari hapfuye hakira ubuzima. Umwuma wari uri muri twebwe, imibabaro, imiruho yari iri muri twebwe, yakira ubuzima bwawe Mwami w'abami. Reka abahungu bawe n'abakobwa bawe bakwimitse nk'umwami uyu mugoroba twigirane imbere, twigirane imbere mu bindi byumba by'ubwiru bwawe, twigirane imbere Mwami mu bundi busaba. Niwemere ko hari uwo muri twebwe watunga ibitonyanga, kandi waratugeneye imigezi idudubiza, watugeneye ubuzima bwuzuye, watugeneye ubuzima butemba, watugeneye ubuzima busesekaye. Ubwo nibwo dushaka Mwami w'abami. Utwigize imbere abahungu n'abakobwa bawe. Gwiza ibyawe muri twebwe, gwiza ibyawe mu muntu wacu wamwe imbere. Reka kugira agace gasigara kumagaye, reka kugira agace gasigara gashobewe. Buri gace kose kangize, buri gace kose kamugize, kakira ubuzima bw'ubumana, kakira ubuzima bw'ubumana, kakire byuzuye icyo Yesu yamukoreye ku musaraba, kakire byuzuye icyo Yesu yaje kumuhesha, kugira ngo tukubereho Mwami w'abami. Usubize gusenga ko abahungu bawe n'abakobwa bawe bazanye mu mitima yabo. Ineza yawe ibashorere, bagende bagwiza imbaraga. Ngo aba bose baboneka mu maso yawe Siyoni, ngo bagenda bagwiza imbaraga. Bwe baciye mu gikombe cya Baka, ngo bagenda bagihindura ahantu h'amasoko, bagenda bagwiza imbaraga, kandi imitima yabo iteka yifuza kugaragara mu maso hawe. Reka abahungu n'abakobwa basohoka bagende bagwiza imbaraga, bagende bagwiza imbaraga. Ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bibagwirireho. Atwikirwe n'amaraso yawe, ibibahiga bibabure, imigambi y'umwanzi babure, itegeko ribi rishyirwa ku buzima bwabo ribabure mu izina rya Yesu. Bahinduka abanyamugisha, batwara icyubahiro cyawe iwabo no mu miryango yabo n'aho bakorera. Bagende baguhamya, ubwiza bwawe bubagaragaraho. Urakoze Mwami w'abami, uzaduhe kugarukana mu nzu yawe amashimwe n'ubuhamya bushyashya. Tuguhaye icyubahiro kubwo abakora imirimo itandukanye hano hantu, kugira ngo Mwami tubashe gukomeza gukora umurimo kuri icyo gicaniro. Abatanga umwanya wabo, abatanga impano zabo, abatanga ubutunzi bwabo, reka bose bavomerere nyaguhora ku ngoma, buzuzwe nawe. Icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Reka turamukanye, duhane lifti. Murakoze kwihanganira iminota, hanyuma duhane amahoro ya Kristo. Niba utaraha Yesu ubuzima bwawe, turagutegereje hano imbere. Karibu karibu, umwami Yesu mwimike, korane nawe isezerano.